Ndabashuje cyane mu izina rya Yesu. Nanone Pastor Muziranenge Patricia kuri cyano kuri nuku. Ndanezerewe cyane. Ndabashuhuje, ndabahobereye, ndabishimiye. Twongeye nanone kugaragara hano n'umukozi w'Imana Flavia. Imana yatugiriye neza, yadukoreye ibikomeye. Rero nanone tugarutse ku murimo w'Imana kuza guhamya imirimo y'Imana ikora mu buryo bw'ibitangaza. Turabizi tuzi kugira neza kw'Imana, kandi nta handi tubikomora mu ijambo ry'Imana. Reka nsenge tuganire gato ku ijambo ry'Imana, twongere dukurikire ubuhamya kuko ari Flavia, twese turabo guhamya imirimo y'Imana kuko Imana yakoze imirimo ikomeye mu buzima bwacu. Mana data mu izina rya Yesu, nkwaye icyubahiro, ndagushimiye ko uri Imana igira neza, uri Imana ikora ibitangaza. Nta jambo ryawe na rimwe ridasohoza icyarizanye, nkuko ijambo ryawe rivuga nkuko imvura na sheregi bimanuka bigatosa ubutaka. Mwami, niko ijambo ryawe ridasubirayo ridakoze icyarizanye. Ndasenze mu izina rya Yesu ngo ntabari twe ntabari jye, Mwami wanjye mucunguzi mwiza, ijambo ryawe ribereho kuguhesha icyubahiro kandi rikore ku mitima y'abantu benshi, abarwaye bakire, abatarakizwa bakizwe, abatarakwiringira nk'umutabazi bakwiringire, kuko uri Imana igira neza kandi uri intwari ku rugamba. Ijambo ryawe nanone riratubwira ko unesha urugamba rugeze mu marembo. Hari intambara nyinshi wagiye utuneshereza. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gutangira tuganira ijambo ry'Imana. Tugiye gutangira tuvuga ku ijambo ry'Imana riri hano muri Yesaya ibice 43. Ni ijambo nkunda cyane kandi riri muri bimwe byansunikiye Imana gukora ibitangaza mu buzima bwanjye. Ijambo ry'Imana ku murongo wa 11 riravuga ngo jewe by'ubwanjye ni jewe Uwiteka, kandi nta wundi mukiza utari jewe. Nije wabwirije iby'agakiza kandi ndakiza, ndabigaragaza, kandi muri mwe nta yindi Mana yahabaye. Nicyo gituma muri abagabo bo kumpamya ko ari jewe Mana. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Umva, nabwirije iby'agakiza. Urumva ijambo ry'Imana ukuntu ritubwiye? Nabwirije iby'agakiza kandi ndakiza. Imana irakiza mu buryo butandukanye. Imana ikiza ibyaha, nicyo kintu cya mbere Imana yakoze mu buzima bwacu. Imana yuzuye imbabazi, kandi twasogongeye ku buntu bw'Imana, maze irongera yongeraho kudukiza no mu buryo bugaragara, idukiriza imibiri. Imana ikiza amarangamutima. Imana iraruhura, kandi nanone hepfo aratubwiye ngo kandi muri mwe nta yindi Mana yahabaye. Haleluya, nta yindi Mana yabanye nawe muri bwa burwayi, nta yindi Mana yabanye nawe. Mbese nta yindi Mana yahabaye itari jye. Nicyo gituma rero ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nicyo gituma muri abagabo bo kumpamya ko ndiwe. Haleluya, ko ari jewe Mana nta yindi. None rero duhawe ubuntu bwo kuba turi kumwe na mukozi w'Imana Flavia. Nabibabwiye hano kuri cyano ukuri nuku. Ndabashishikariza kuzajya mukurikira iri jambo ry'Imana, mugakurikira ubuhamya, mugasangiza n'abandi benshi, kuko hari abantu benshi bari aho yahoze. Byabafasha, byaba ibyiringiro. Hari abafite abo barwaje bameze bari inyuma cyangwa yarenzeho mu buzima yaciyemo. Rero nanone ndabashishikariza kugira ngo ibi bye gupfa ubusa rwose. Ndabinginze mu bisangiza abandi, mu subscribing, kugira ngo uko ubuhamya cyangwa ubutumwa buzajya butambuka kuri iyi cyano ukuri nuku TV7 buzajye bugaragara. None rero ubu ngubu mpindukiriye umukozi w'Imana Flavia. Uri umugabo wo guhamya imirimo y'Imana, kandi mu buzima bwawe nta wundi wahabaye atari Uwiteka. Aha, karibu rero ngaho tubwire.
Yesu ashimwe. Amen. Amen. Nanjye ndabashuje abadukurikiye mwese, nagarutse kubabwira ineza y'Imana. Nagarutse guhamya. Hano iri jambo ritubwiye ko nta wundi ushobora kugira ikintu akumara keretse Uwiteka. Nshaka kubabwira ukuntu namwakiriye mu buzima bwanjye, nshaka kubabwira ukuntu yabaye inshuti yanjye, nshaka kubera ko namwakiriye mbabaye. Birashoboka ko uri aho ngaho ukaba unkurikiye uri ahantu utamerewe neza. Bavuga n'ibyo kumwakira ukumva ntubyumva, ariko ndagira ngo mbikubwire, nubyumva uzabikore, nubyumva uzamwakire mu buzima bwawe, uzambwira uti bya bintu wavuze ni ukuri cyangwa bifite akamaro. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nitwa Flavia nk'uko pastor bivuze. Naje gushima Imana cyane ku neza yayo. Nyewe kugira ngo nakire agakiza, ntabwo nakire agakiza kubera ko naninzi wenda hari umuntu wambwirije ngo gutya. Nakire agakiza ndwaye. Nari nararwaye cyane nyuma yo ubushize narababwiye, ariko ngirirwa ubuntu ndoroherwa. Ndorohewe umuntu angira neza, w'umumama ngira neza, antwariwe. Nari narageze mu bibazo hamwe ntagishobora no kugira ikintu nikora na kimwe. Umuntu w'umumama arazanjyana iwe. Ariko ndagira ngo mbabwire uwo mama yambere umugisha, uwo mama yatumye nkizwa. Ibyo namuboneyeho nibyo byatumye nkizwa. Nta muntu wari ukingeraho. Nabonaga nta rukundo nkifite. Cyokora hageraho umukobwa nababwiye ubushize n'umukobwa we bakaba babiri. N'umukobwa w'uwo mama. Bajya inama yo kuntwara k'uwo mama. Ariko ngiye ndicara ndavuga se, kuko nabonaga abantu baranyanze, abantu baramvuyeho n'ingiye nyine ndavuga ubuse hari umuntu wankunda mu rugo rwe. Uwo mama bukeye aza kundeba, araza anambwira ati Flavia, ati ahubwo se uzaza ryari? Mbona yiteguye kunyakira. Kavuga ntibizahinduka. Mureke mbabwize ukuri, ntago byahindutse. Ya tariki yarageze, umukobwa we bamwita Janet, Imana imuha umugisha. Niwe waje kumfata atwita inda nkurigera nkari, ariko aza kumfata nje kugutwara kwa mama. Yangejeje iwabo, nsanga bateguye icyumba, nsanga bagisize irangi, nsanga ntago nzi ukuntu nababwira. Baranyakira neza cyane. Njyayo ndarya ndanywa ngubwa neza, nkajya mvuga hagira n'ukomanga ku cyumba nkavuga ubu agiye kunyirukana, ngira ngo ntago banyirukanye, bambereye abantu beza. Cyokora mureke mbabwira ikintu cyajyaga kimbangamira. Ku cyumweru twese twajyaga gusenga, kubera ko ntari nkijijwe, numvaga ntabishaka. Kuko utarukijijwe. Kuko ntari nkijijwe. Nta muntu wasigaraga. Uwo mubyeyi yarabyuka agateka saa 11, ku buryo n'abana bamukoreraga n'abazaga kumuhingira n'iki byose bagomba kujya gusenga. Umuntu wese wabaga ari muri urwo rugo yasigaga yatetse biri ku meza, twese akadutwara. Bakamanura iyo ruguru kujya kunyeza ahantu twasengeraga, ivumbi ryagiye ku ngoyi nkano, ryagiye ku musatsi. Umva mbabwire, nkagenda nkicara mu rusengero bakavuga, bagahimbaza, nkarebye abantu nkavuga, ariko Mana bagasenga nanjye nkasenga. Mushashake mbabwire, barasengaga nanjye nkasenga, nkavuga Mana wankijije nkava muri abasazi ko nta kintu bazangezaho. Ariko ndagira ngo mbabwire, namaze amezi 4 nicara aho ngaho, kandi nza gusenga no muri twibature bakamfata bakankurura nkagera aho ngaho. Ariko umunsi umwe nanjye ndasenga, barasenga ndasenga, ndavuga Mana uzanzane umuntu utazi ikinyarwanda, bashobora kuba batarabwiye ibyanjye, kuko wamvugaga wese kumwe bavuga ngo ijambo ry'Imana n'indorerwamo imwe kureba ikamenya ibyo wakoze, ikamenya iby'iki byose. Ngewe baramvugaga nkavuga buriya bamvuze, buriya n'uwababwiye kandi ntawe. Noneho rero igihe kimwe haza umuntu yaraturutse muri Kongo, azana n'umuhungu wigaga i Butare, ndamwibuka. Uko nasenze, umva uwo mugabo yigishe mu Gifaransa, umuhungu wavuye i Butare ari usemura. Uwo munsi nibwo nakijijwe. Haleluya. Ariko noneho we yamvuzeho kurenza abandi. Ariko sinjye wose avuga ngo umuntu ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza ntago nabasha guhaguruka. Umva baraje barampagurutsa, banshyira intebe imbere, nakira Yesu umwami n'umukiza nicaye.
ariko ndagira mbabwire nta minsi 2 yashize ntarahaguruka. Haleluya. Amen. Nukuvuga ngo ndi umugabo wo guhamya nkuko pastor yababwiye, ndi umugabo wo guhamya kugira neza kw'Imana. Ndi umugabo wo guhamya ko iyo wakiriye Yesu mu bugingo bwawe habaho impinduka zikomeye cyane. Nyuma y'ubwo hagumya umva mbabwire iryo joro nageze mu rugo ndaryama ndasinzira, ubundi ntago najya gasinzira, nari narabuze ibitotsi, naburaga ibitotsi cyane. Iryo joro ndasinzira, bukeye mu gitondo njya gukomangera wa mubyeyi wari warancumbikiye, arakingura ati sabi ntiyewe ntinasinzire nkajya ngo napfuye, ati haleluya, aha Yesu cyubahiro, ashima Imana ko nabonye ibitotsi. Ukaba utagira ibitotsi rero udakijijwe kizwa. Uwo mubyeyi mvuga uyu mpasiteri aramuzi, twamwitaga Senga, ni mama wacu nawe ni mama we, ni umuntu mwiza cyane. Ariko ndagira ngo mbabwire mu gukizwa harimo inyungu nyinshi cyane, mu kumenya Yesu mu buzima bwawe harimo inyungu. Namwe murambona niba mvuga ibyo bintu ukandeba ubwo ntabwo mva ko Yesu agira neza. Haleluya. Turavuga Yesu rero twabonye, turavuga Yesu twahuye nawe, turavuga Yesu ukora, turavuga Yesu ubabara ibyaha, turavuga Yesu ukiza indwara, turavuga Yesu ukiza umubiri ukaba muzima ukaba mutaraga. Yesu ashimwe cyane. Rero ibya Yesu mbivuze bwakwira bugacya, ariko cyangwa mbabwire ndi umugabo wo guhamya ngo Yesu arakiza. Niba wumva utabizi neza uzanshaka nkubwire, cyangwa uzanshaka umupasiteri nawe azakubwira, kuko hari ubwo yakize mureba. Mwakire Yesu mu buzima bwanyu abakorere. Haleluya. Uzi Yesu buriya nyantangazwa nariya jambo yavuze muri Matayo, aravuga ngo mwese abarushye abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Reka rero nkubwire kuri iryo jambo pastor, iryo jambo n'ubundi naje nditekerezaho, niryo narimbo mvugeho. Turi mu mwuka umwe Imana go mu gihe kankubwira ukuntu byagenze, kuko nari maze amezi angahe nicaye mu rusengero, nari naramenye gusoma Bibiliya. Rimwe ndabumbura ngo muri Matayo ni ibice rya 11:28, mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Navuga se ubu ninde ubivuga, ariko nkomeje gusoma nsanga ni Imana cyane, ni Yesu kandi nawe ni Imana. Ndavuga uyu muntu ngomba kumusanga, umuntu uhamagara abarushye, umuntu uhamagara abaremerewe, kubera ko nari nahuye n'ibibazo byinshi abantu baragiyeyo, kubera nta nubwo banigiyeyo cyane, abantu bagiye baramfashije bararuhana rwaye imyaka myinshi. Ariko igihe kiragera mbona iryo jambo, ndavuga reka ngende musanga uyu mugabo ndebe ko icyo yakora. Ariko ndi umugabo wo guhamya ko agira neza. Mbabwiye ibintu amaze kunkora nzajya nzambibabwire. Pastor arabizi nawe yabihamya. Haleluya. Pastor ntiwahamye byose yankoreye. Umva ikintu kinagaza kuri Yesu, nabihamya ndabizi neza. Yabikoze ubireba, yabikoze tuziranye, yankijije ureba, kandi arakomeje gukora n'ibindi. Icyo mukundira ikintu kintangaza cya Yesu, Yesu ni umwami w'abantu, yicishiriza bugufi kutuba hafi. Ariko ikintu kintangaza cya Yesu ni umuntu ukomeye, ni umwami ukomeye, none akaba ari we wireherezaho indushyi. Buriya abantu icyatumye kuko warwaye igihe kirekire, abantu bararambiwe, abantu bararuha, babona nta yandi maherezo. Hanyuma noneho rero Yesu aravuga ngo muze munsange mwandushimwe abaruhura, muze munsange mbagirire neza. Hepfo aravuga ngo mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho. Yego, oya, kwemera kuba umugaragu we kuriya wamuhisemo, noneho imirimo ye akaba ari gutangira gukora mu buzima bwawe. Bivuga ngo noneho ukamenya n'ibikorwa, ukamenya n'urimo kubikora uwo ari we. Ariko ubuntu bwe buratangaje, niyo utari wamwizera ajya guhaha akamenyetso kugira ngo akwereke ko agufitiye umugambi mwiza. Reba kunjyana muri urwo rugo kwa Senga wacu, mama wacu, buriya si akamenyetso yaranyeretse, ni ikimenyetso cy'ibyiza yaranyeretse. Nuko ntasengaga ngo mbimenye, ariko buriya yarampaye ikimenyetso. Noneho uriya mama rero we nta jambo yashobora kumbwira, we yanjyanaga gusenga gusa, akavuga ati ngibyo nshoboye nibyo ndi bukore, akangaburira, akampa ibyo kunywa, akanantwara gusenga.
epare hari bavuga nanjye reka nkora uko nshoboye yarakoze Mana senga Imana iguha umugisha huri hose amen amen senga Imana imuhaze uburame senga Imana imugirire neza si we gusa wamugiriyeho umugisha nanjye namugiriyeho umugisha turabahamya wo guhamya n'abantu benshi bagiriye umugisha kuri uriya mubyeyi ariko reka dukomeze gatoya tuvuge kuri Yesu tugire tunasoze bivuga ngo aravuga ngo munyigireho mwemere kuba abagaragu banjye arangirira anavuga ngo kuko umutwaro wanjye utaremereye haleluya kubera ko ibyari bikuremereye byinshi Yesu yabikuyeho hanyuma kubikuraho kwe ubutabazi bwawe buraboneka urumva umutwaro wa Yesu umutwaro Yesu akukwikoreza nuwo kumwemera ngo akubere umwami nta kindi Bibiliya iravuga muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 avuga ngo abamwemeye bose haleluya bakizera izina rye umutwaro yabikoreje nukuba abana b'Imana isumba byose rero niyo mpamvu nshaka kubwira abantu nukuri umuntu utarizera umwami Yesu ararushye cyane kuko nicyo yabivugira avuga ngo mwese abarushye erega pastor reka kubwira nkuce mu ijambo urumva nge naramwakiriye ibyo ntari mfite ntangira kubibona yego urumva naramwakiriye ntasinzira iryo joro ndaryama noneho nicuye mu gitondo nkagira ngo nari napfuye nibwo nabyutse njya kureba nde wa mama urumva kumva ko agira neza kuva nkimwakira guhera icyo gihe kugeza ubu nta kintu ndongera kurwara ubuzima bwanjye bwarahindutse Yesu ni mwiza ni ukuvuga ngo kumwakira n'iby'agaciro kumwakira uhisemo neza hari abantu batabyumva iyo utari wamwakira ntubyumva wemera umwakire uzabyumva kandi uzabibona ndi umugabo wo guhamya numbona uzakire Yesu yego ni ukuri Yesu ni mwizereka cyane kuko ndakomeza numva ashaka kuvuga kuri iri kadusubire kuri ira jambo ngo mwese abarushye n'abaremerewe kankubwira mwese abarushye n'abaremerewe abantu n'abantu beza nge abantu utabafite nta kintu ubufite uko nagize abantu hagati aho yego abantu ariko mureke mbabwire hari aho abantu bagera bakaruha yego hari aho umuntu agera nawe akarwara hari aho umuntu agera akaba bize mu tuntu twe nawe akanakena ukamubura utazi ibyamubaye ukajya umukekera ariko noneho Yesu ntarwara ntajya ntabura sibyo harwarwara ntagarwara ashimwe byiteka ntarwara ntabura ahoraho kandi ari muzima kandi agutegeye amatwi yego ahorayo ntaga amatwi yajya apfa nka yacu ahora ateze amatwi kumva icyo umwana wamubwira iyo uje urushye rero icyo nendaga kuvuga abarushye n'abaremerewe nta muntu ujya yifuza kubana n'abantu bameze uko ndi umuntu wawe ntako wabigenza nkaremererwa nkaruha kubera ndi umuvandimwe cyangwa umwana wawe ariko Yesu arahamagara abantu bose abari bo bose bamerewe nabi nta muntu wahamagara abantu bamerewe nabi urabona nk'upasara asa neza kuko ukunda byanyorohera ariko usa nabi ntabwo nkako akundi nasaga ariko Yesu ukuntu Yesu yakubonaga kiriya gihe yaravuga ati mbega umukobwa wanjye mwiza yabonaga igikobwa giteye imbabazi kubera ari Imana kubera ari umubyeyi wacu mureke mbabwire tugume ku Mana hasi abarushye n'abaremerewe mbagira inama yo gusanga Yesu akabaruhura buriya rero hari indirimbo ifasha hari indirimbo igifasha umuntu ayikuririmbiye wafashwa kurutaho ivuga ngo sinzi bagirwe igihe nakizwaga ubwo Yesu yinjiraga muri jye none mu mutima wanjye huzuye ishimwe nshimira umukiza wanjye nigitangaza kuko nawe agakiza ku buntu nigitangaza jye munyabyaha nahawe agakiza
Yesu ashimwe cyane rero kubera impamvu z'ubu buryohe bwo kumenya umwami Yesu. Umwami Yesu tukabona kugira neza kwe, tugiye gusoza dusengera abantu bashaka gukizwa. Niba utarakira umwami Yesu ngo kubera umwami n'umucunguzi, ndagusabye kugira ngo mwakire uyu munsi, umwizera kubera umwami n'umukiza. Ntabwo ari umwami gusa, ni umwami, ni umukiza, ni umucunguzi. Haleluya. Aragucungura rero muri byose. Reka naturane namwe aya magambo, vuga ngo umwami Yesu, uyu munsi ndakwiyeguriye, nkuhaye ubugingo bwanjye bwose kugira ngo umbere umwami, umbere umukiza, ubu umucunguzi w'ubugingo bwanjye. Unyandikure mu gitabo cyo kurimbuka, unyandike mu cy'ubugingo. Nemeye kuba umwana wawe. Nimutse mu gisekuruza cy'abasokuruza aho mvuka, ninjiye mu gisekuruza kitagira amateka mabi, aricyo gisekuruza cya Kristo Yesu. Uyu munsi ndakwiyeguriye mwami, umbere umwami, umbere umukiza. Mana nkwaye icyubahiro, ndagushimiye ku bw'aba bantu bakijijwe, ndabasengeye kugira ngo ubahe imbaraga, ubane nawe, imbaraga z'umwuka wera zikomeze kubabera umuyobozi n'umufasha kugira ngo bashobore guhagarara badatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi. Sinabura gusengera n'abarwayi. Mwami, kurwara nzi ibyo ari byo, kuryama nzi ibyo ari byo, kuremba nzi ibyo ari byo, gutabwa nzi ibyo ari byo. Mwami, ndabasengeye mu izina rya Yesu, abaryamye mu bisasiro byabo, aho badashobora kwiyegura, aho badashobora kwihagurutsa, aho badashobora, badafite n'ababitaho. Mwami wanjye, uri umwami wirehereje izo ndushyi zose. Ndagusabye kugira ngo ukore igitangaza mu buzima bw'abanyumva kandi ndetse n'abazanyumva, kugira ngo icyubahiro cyose kizaba icyawe, nta wundi ugihabwa. Urakoze mwami, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen. Ubwo rero nimwakira umwami Yesu, mujye ku nsengero zibegereye, abakozi b'Imana babafashe, kuko ndimo ndavugana n'abantu ku isi yose. Rero Imana ibahe umugisha, bagirire neza. Shalom, shalom. Ndabakunda, Uwiteka bishimire. Reka na Flavia basezereho. Rero barabasengeye, ariko muntu ukijijwe wakiriye agakiza, nakugira inama yo kuva mu kigare. Urabona iyo uje kumwe n'ikigare ntago ushobora gukizwa, ariko wegera abo bantu bakijijwe, akaba aribo mugendana, akaba aribo muganira, akaba aribo bakwereka inzira, kuko baragutanze, bari abantu bamaze kumenyera. Sibyo pasta? Nibyo. Akaba ari buganira nabo, kuko bariya bakubwira ngo ngwino tugende, wenda wowe unywe fanta, twe turanywe inzoga, wowe unywe fanta, ujyana nawe ukayishaka kubera rega warayinyoye. Niyo nama njye nabagira, ni ukugenda n'abantu bakijijwe. Murakoze rero, nanjye reka mbasezere. Imana ibane namwe mu izina rya Yesu. Pastor yabasengeye. Bye bye. Amen.